uzi ko abagabo kubera ijambo ubugabo twiyumvamo rigiye kutwica rituma kuri kuba gukeya. Uzareba umugabo ukoze imyaka 20 umugore adakora atunze uhagarara, uzareba iyo myaka 30 usanga urugo rwa ruriho nta kibazo, ariko kazahagarara umugore ahita akabona akore mu mwaka umwe. Nibwo uzahita ubona ko umugabo akeneye amafaranga. Umugabo akeneye amafaranga, umugore azakore wenyine cyangwa se akorera umushahara utuwukorera. Ahubwo icyo ngicyo gafara, uzi ko hari umugabo uharanira ko umugore atagomba kumurusha amafaranga kuko uwo mugabo si ikigwari, icyubahiro cye uwo mugabo si ikigwari, uwo mugabo ni uwa nyawe, kuko umunsi umugore azakurusha umushahara cyangwa akagira ubushobozi uzashaka waramukubita ijana kutabugira, uzashake ikigo ujya kwitorezamo kugabanya amarere. Ari mpamvu mbwira ngo umuntu bahereze ukuboko bageretseho ukubona, ugenda ujye gusenga. Ariya ntabwo ari we, ni ukuri si inyama n'amaraso bagerekera amaboko gutya, ariya ni amafaranga yawe, nibyo tuzi. biriya ni ibisambo. Reka abantu ujye n'umuntu muragitege cyane n'umuntu aguhamagara ngo mungisabe ngo yesa yasa, buryo umenye yasa ni ibisambo yaba no gusoza gutya urakurikira yaciye bugufi yunamye. uzi yesa kuri amuvandimwe wacu cyangwa nguri mageragere bamuhaga bamoreke hungu ubusamagara umuntu avuga ngo yesa. Ninde muntu usi muri aka uzi kunabonaga abantu ba postinga bari kumwe nawe, se foto ze zarasimunye byose n'umutasi mu posting agafara ugira ukuri kwinjira mu hari aba postingaga amafaranga ye n'icyubahiro cye. Ikindi ngira kugira ngo mbwire abagabo bagomba guhumukaho n'abagore, hari agasitire nagira ngo ufashe ukumve. Umukarani, umunyonzi, umuyede, umufundi, enjeniyeri, mwarimu, gitifu, kuzamuka kugeza ku muyobozi mukuru w'ibihugu. Abo bantu bose bajya bicara muri salo bagakuramo agapira akabwira umudamu uti ngwino hano usaba icyo ushaka. Kandi buri muri ibyo byiciro byose navuze birangira buri mugore wese asabye umugabo icyo ashaka. Ariko se koko babasaba icyo kuri? None se babasaba iki? Babasaba ikijyanye n'ubushobozi bafite. Kuko ntabwo umugore w'umunyonzi yabwira umugabo ati njyana i Nyarutarama ntureyo, cyangwa tujye Burayi muri vacances, cyangwa tujye Burayi vacances, ahita abwira umugabo ati uyu munsi turya inyama, cyangwa ejo twaguze umunzirire mu rugo, ejo twaguze umugati, cyangwa se nguru umugati. Abantu barya umugati kuko abagabo babo bikuyemo imyenda bari muri solo babaje ngo barashaka ati turya iki, kusaba mu yindi minsi ari icyaha, ari ugutegereza Noheli gusa. Rero umugore nawe w'umunyabwenge arakureba akavuga ati se wambwa we iki akagucanga akagucabiranya akagusabira mu byo ufite, agahita kwereka yuko aciye bugufi. Ari nayo mpamvu ejo nutera imbere uzajya wirirwa ubwira abagabo ngo umugore wanjye yarahindutse, ngashaka guhora muri salo z'inzara no mu musatsi, ukandi cyane ntabyo yagiraga kera, ariko bigira gute ukennye ntabyo ufite. Uwo mugore wa kera utaragusabwa kujya muri salo buri munsi, utaragusabwa guhindura imodoka buri munsi, niko yabonaga utabishoboye. Ikintu cya mbere abagabo tugomba kwemera, umugabo ni mu mufuka, ntabwo ari kuba wambaye ipantaro cyangwa se ufite ubwanwa. Icyo cyo tukirambike. Hari ijambo ry'ikera ababyeyi bavugaga cyangwa abaturanyi bavugaga ngo genda niko zubakwa. Ngiye kugusubiza muri ubu buryo. Umugabo ukennye yakubise umugore urushyi bimucitse, tukatubyita ko bimucitse, akumva gahinda karamurenza agahita areka umugore urushyi. Iyo umugore agiye muri famiye ukababwira ko wamukubise urushyi ukennye, arababwira ati va kuri iyo mbwa iyizire uze n'ubundi tugutunga n'uzajya uri ukurongora. Ariko yukubiswe n'umugabo urushyi w'umukire bimucitse, kwa mugore we koko umva ukuntu bamubwira, baravuga ngo genda nuko zubakwa. Mu muco wa Kinyarwanda bakubwira ati wakimara we nuza hano turagutu, kuko baba bakuzi twagutungisha iki, uzarya iki, bizagenda gute. Bisobanura ngo nuko zubakwa rero iba mu bakire. Kera habayeho uruyuki, habaho n'ikivumvuri, byose bijya kuba ibwami. Nuko bigeze ibwami
uruki rukajya rukunda kugenda cyane nyine rutagaragara ibwami none ukivumvura kigahora kiduhirira kiguma imbere y'umwami umwami rwose akanezerwa akanagisekera finari umwaka ushize umwami aravuga ati ariko nimunzaniye ikivumvuye n'uruki bikora amarushanwa turebe icyanejeje umwami neza gihembwe nuko ikivumvuri kiraza kiravimvira kwa kundi cyabikoraga umwami araseka aramwenyura agifata neza rwose aravuga ati ni we wanjye uruki narwo nk'ibisanzwe ruba rw'inyabijana ruba ruragiye ruba ruzanye ubuki barukubise umwami ruzana umutamiro ukimara gukubita umwami ubuki umwami akiryaho ahita aravuga ati guhera uyu munsi ikivumvu ntikizongere kugaragara ibwami ariko uruyukirwa buzahora ibwami niyo mpamvu imitima iba ibwami ariko ibivumvu nta mitima igira ubwami. Shatse kuvuga iki rero? Shatse kuvuga ko nimba ukennye ugashaka kuza kuduhira uri ikivumvuri. Wa mugabo wigenda ukore. Genda ukore. Bitububwiye. Nuza n'ubuki baragwibyicira ibwami. Ndashaka kwigira ku kantu kisha abantu bashiki bacu cyangwa se abahungu bacu. Hari abakobwa bazi kujya kuri Twitter bagatuka abandi ngo ni indaya. Ariko ugasanga indaya nyamara ntiyabimenya ahubwo indaya iri gutuka indi. Ahubwo ikibazo ukuntu baca ibiceri n'uburyo baca ibiciro n'uburyo badiringa n'abakiriya nibyo bitandukanye gusa. Yego. Kuko ikintu cya mbere navuze ngo ntacyo umuhungu ushaka ko muryamana nta kintu atakora. N'umukobwa ushaka kurya amafaranga nawe nta kintu atakora. Ariko reka tubirebere hamwe. Buri muntu wese yari gusenga isengesho cyangwa afite imyumvire bashaka umuntu muzima cyane. Umuntu mwumva umuntu ukora ibintu byiza. None wa mukobwa we umuntu w'inyangamugayo ufite ubwenge utuje utazamutera stress. Umusore wawe mukundana wowe iruguna navuga mu bantu ikintu mukundira unezezwa ko yo bagusutse ibisutso ntubishima ukahita ubona ibindi umuntu isukishije kuri Instagram ahita guhereza n'amafaranga yo kugira ngo uhite ubikuraho bimaze iminsi 2 direct. Icyo kintu mukundira ngo nta bibazo agira ngo ahita ambwira ngo nta kibazo kiri. Umuhungu nkunda nta urumva umuhungu nkunda nta stress ajya ntera. Urumva ndakubwiza ukuri ntago yatsinga kumbwira ngo ntega kamoto wapi ntago yansuzugura bingana gutyo. Iyo mubwiye ngo ndashaka kujya kubureba be ahita avuga ati shaka kamodoka hafa fata move sundebe. Yego. Umuhungu dukundana niyambwiye ngo nyene murebe naho nagenda ndi kumwe n'abanshuti banjye 4 nukuri kose ntagarakara. Siko nyene ndi kumwe na Shonye ejo ndagasora 300 ubona nta kibazo agikeneye gusohora cyane abavuga kugira ngo nishime nyine. Ariko karagatipe ibintu gora kambwira n'ubukwe na ejo hazaza na stress yako. None wamaze tugukunda nuhe ni wa wundi. Ariko reka nkubaze muko nimba kuko ufite mind ushaka umugabo w'icyerekezo umugabo usesagura gutyo ukeneye ko yaba umukwe wa nyoko. Ukiraho ibisuko wamubwira ngo mu minsi 2 akahita guhasenganiza ibindi. Umugabo umuvugana guhura wowe wenyine ukahita umushyira groupe y'abantu 8 muri restaurant niba bimutera ikibazo. Cyeka ko numara uzi impamvu ze uriya mugabo wiri kubwira ngo muhure akashaka mubaze nibagiwe reka mbanze mvuge na kano kantu kaba muri hano no urashaka iki inkoko kahita yigushyirishirizaho yakugera imbere beko numva idahumura nk'iyo muri Galagisi ntagumura nk'iyo kuki utafashe ikintu ushaka nongere ndebe of course mbangana nongera uzane yongera arebe kahita utumiza ikindi kintu ashaka nk'agafi ukabona aratuje arakwihoreye. Inkoko kandi nagomba kwishyura kuko wayitumije cyane nta nubwo no kuko nawe ari kwiyagara bitewe na tageti nta nubwo ayishyira muri teka ngo ayishyire bene wabo kandi banariye ibijumba arayitaho. None reka nkubaza ukeka ko umusore wakoreye amafaranga angana gutyo ukeka ko ari igicucu?
ukeka ko uwo musore uri gutanga ibyo bintu byose utavuga nabi, ukeneye koko urakeka ko atajya avuga nabi? Ahubwo niko buri muntu wese wagiye kugura indaya ku isoko atagenda arwana. ese ko umuntu bakundana bije bibyo kurira gute? Ariko reka nkubaze Irene, karabe, ugira umuntu ukunda? Yego. Umuntu ukunda umuntu ukunda aguhaye iriya modoka, wagenda ukayicumuka mu manga ukamutumiza indi, ari wowe unanabishaka? Oya. Wako umuntu ukunda wamukorera iki? Umuntu ukunda wakifuza guhamagara agafaranga n'aba urumuna abana bakuru bagafaranga bose akabasohokana convention, cyangwa bugatigira imibare bijyari ngombwa? Yego. Mugira inama ati ibintu ntago ari ngombwa cyane. Ntago ari ngombwa cyane. Impamvu rero wa wundi ndagira ngo tugendere ku murongo, wa musore ubone igihe cyose umubwira ngo ibisuka kukubwira ati iminsi 30 ntiragera, ntaga kwanga, ari kugutoza ubuzima bw'umudamu akeneye. Suka rifite ingona mu mufuka. Suka gifite ingona mu mufuka. Impamvu akubwira ati kuki utumije ibyo utamara, kubona afite umushaka ku biryo sikagira inda nini. Sheri gitume hano bishobora ko ushaka gutumiza inkoko akaguru gusa cyangwa se inkoro gusa, gitumiza ibintu mara. Nta mpamvu yo kwangiza, ntuzakeke ko ari ingona.